Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse na updates za buri munsi, cyane cyane mwebwe mwahisemo kudukurikira, cyane cyane nanone mwebwe mukurikira amakuru y'imikino abari kuvugwa muri equipe ya APR Football Club. Tugarutse mu makuru y'imikino tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, birimo amakuru arebana na equipe ya APR Football Club ndetse n'amakuru arebana na Super Coupe. APR Football Club imaze gutakaza uyu umukino. Ese equipe ya APR Football Club na Polisi byagenze gute? Ese nyuma y'umukino, nyuma yuko APR Football Club itakaje umukino, ni biki biri kuvugwa? Ni biki Ramte ndetse na Dauda byabagendekeye bite? Niyo mpamvu ugomba kubana nanjye tukabana muri iki kiganiro kabisa. Wari umunsi wo gukina igikombe kiruta ibindi mu gihugu, Super Coupe 2024, akaba nawo mukino ufungura shampiyona 2024 2025. Uyu mukino wahuje equipe ya APR Football Club yegukanye igikombe cya shampiyona ndetse na Police Football Club yegukanye igikombe cy'amahoro. Akaba ari umukino watangiye wihuta, umupira uva ku izamu ujya kurindi, bigendanye nuko ku munota 9 Niyibizi Ramadhan agerageje ishoti rikomeye cyane, ariko umunyezamu arawufata. Ku munota 13 Korode yahaye umupira mubi Paveri Nzira awukoraho n'umutwe ugaruka mu izamu, kirongoza ushyira mu izamu, ariko ukubita igiti cy'izamu. Abakinnyi ba APR Football Club bawukura musanga Muhaji ateye mu izamu unyura hejuru uyaryo. Polisi wabonaga ko n'umundi yarimo irusha APR Football Club muri iyi minota, ariko ku munota 16 yabonye kufura ku ikosa ryakorewe An Elija, yateye neza na Muhaji, ariko Paveri Nzira awushyira muri corner. Ubu nayo iyo corner itigeze igira icyo itanga. APR Football Club yabonye kufura ku munota 25 yatewe neza na Ruboneka, umunyezamu nayo ashyira muri corner, mu gihe Gilbert Mugisha nawe yagerageje ishoti rikomeye ku munota 27, Patience awukuramo wa Police Football Club. Birumvikana APR yabonaga ko yamaze kwinjira mu mukino. Vitambo yagerageje guterera inyuma y'urubuga rw'Amayina, ariko abakinnyi ba Polisi nabo bakajya badefana neza cyane. Nako kandi APR Football Club yongeye kurokoka ku munota 39 ubwo Muhajiri yateraga kufura ku ikosa yari akorewe, umupira umukubita umutambiko w'izamu widunda mu izamu ntiwajyamo. Amakipe yagiye kuruhuka ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri amakipe yombi yagiye arema uburyo bw'ibitego, ariko byabyaza umusaruro bikaza kugorana. Ku munota 68 APR Football Club yakoze impinduka ebyiri, Victor Mbawamana mu gisha Gilbert bavamo, hinjamo Richmond Ramte ndetse na Mamadusi, mu gihe kandi ari nako Police Football Club yakuyemo Jibril Akuki, haza hinjamo Simeo Iradukunda. Abakinnyi nka Ruboneka Niyibizi Ramadhan ku ruhande rwa APR Football Club bagerageje amahirwe, ariko umunyezamu Patience ababera ibamba. Ni nako Polisi abarimo An Elija na Maji Hakizimana bo bageragezaga bikanga. Ku minota 87 Police Football Club yakoze impinduka, birumvikana yazamo Didier Mugisha asimbuye Richard Kirongozi. Ari nako ku ruhande rwa APR Football Club Ramadhan Niyibizi haye umwanya Tuyisenge Arsene Tuguma. Ku minota 90 Dushimana haye umwanya Ariuswane, mu gihe umukino waje kurangira ari ubusa kusa, bahita bitabaza penalty biza kurangira Polisi itsinze penalty 6-5. Ku ruhande rwa equipe ya APR Football Club nijyana Kerema Mamadusi Arioswane, Byiringiro Gilbert ndetse n'umunyezamu Paveri Nzira nibo bateye penalty barazinjiza, mu gihe kandi Yusuf Dauda na Richmond Ramte bazihujije, umunyezamu yazikuyemo. Mu gihe Police Football Club ku rwa Polisi Muhaji Hakizimana, An Elija, Simon Eric Zidane, Mugisha Didier Iradukunda Simeo ndetse na Bigirimana Abedi bazinjize, maze witwa Yakubu Arayusha wayite hejuru. Polisi kaba yegukanye igikombe cya mbere cya Super Coupe mu mateka yayo, imidari na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe APR Football Club nayo yahawe imidari na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose nari mbanje kubinyuramo kugira ngo nkubwire rezita zo mu kibuga, nkubwire ibyabaye mu kibuga, kugira ngo ku muntu utabaje kugera muri stade abyumve neza. Ariko reka noneho tujye muri analysis zanjye ku giti cyanjye, ntago ndi kuvuga ngo runaka ibiki n'ibiki, no. Ahangaha ikintu gihari, abakunzi ba equipe ya APR Football Club nta n'umuntu n'umwe wishimye kugeza kuri uyu munota, ariko kandi ni ngombwa ko mwishima. Ni ngombwa ko umukunzi wa APR Football Club wese ahari agomba kwishima. Uti kubera iki? Aka kanya APR Football Club mubyibuke neza, APR yari ifite abanyamahanga bari limite
abakinnyi batandatu bonyine nibo bagombaga kuza kuri match muri 18 batari 23 bari bari ku mukino. Nibo bakinnyi bonyine bagombaga kuba bari hehe kuri bench no mu kibuga muri rusange. Equipe ya APR Football Club nibyo ndabyemera maranye igihe. Richmond Ramte yaje kera, Rison yaje kera, Dauda nawe amaze igihe, n'abandi batandukanye bose buretse abanya-Nigeria babiri na Lamin Ba batagaragaye mu mukino kubera ikibazo stili cy'abanyamahanga bari bari limite. Mu Rwanda ntago turagira revo yo kuvuga ngo umukinnyi uri buze kujya mu kibuga ni umukinnyi ushoboye, ubwo munyarwanda uza kujya mu kibuga ni umunyarwanda uza kuba ashoboye. Iyo revo ntago turayigeraho, ntago turagera kuri iyo mibare ku buryo twese dushobora kwicara tukavuga tuti iyo mibare reka tuyirebe tuvuge ngo mu Rwanda ekipe igiye gukinisha abakinnyi bose ifite titaye ngo umwe ni umunyarwanda cyangwa se undi ni umunyamahanga. Ibyo ngibyo mu Rwanda ntago bihaba. Federasiyo itangaza iby'i Super Coupe yatangaje ko iyo Super Coupe igomba kuba iriho abakinnyi b'abanyamahanga batandatu, abandi bose bagomba kuba ari abanyarwanda. Ni mu gihe kandi hari hasohotse kopi zigaragaza ko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League nitangira hagomba kuba hari umubare w'abanyamahanga bagera kuri 8, bakaba ari 8 bemerewe kubanza mu kibuga ndetse ari abanyamahanga 12 bemerewe kwitabazwa ku mukino ekipe runaka yagakwiye kwifashisha. Ibyo ngibyo twese turabizi, ni ibintu twamaze kumenya, ni n'ibintu twakiriye ko mu Rwanda isoko ry'igura n'igurishwa ryiganjemo abanyamahanga bitewe n'iyo ntego amakipe yombi yarabizi neza ko ikintu kijyanye n'iyongera ry'umubare w'abanyamahanga kigomba kubaho. Iyi Super Coupe ni umukino ufungura shampiyona, ni umukino Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda yagakwiye kuba yifashishije kugira ngo iyeseye irebe se koko ibyo ngibyo byo kuba twavuga ngo umubare w'abanyamahanga ni 8 baza kujya mu kibuga, ese koko uwo mubare w'abo banyamahanga ha impact uzagira kubona iyo cyane cyane igendanye no kubona ya karite iri mu kibuga. Ibyo ngibyo nibyo bihari kugeza kuri ubu ngubu. APR ntawe yobeye ko yaguze abakinnyi benshi, cyane cyane buri ekipe yose yo mu Rwanda yaguze abanyamahanga, izi neza ko hari abanyamahanga bagomba kongererwa umubare kugira ngo bajye mu kibuga. Ndetse ibyo ngibyo abanyamuryango ba Ferwafa banabikoze bari gusaba, baguze abakinnyi babanje gusaba federasiyo. APR rero ntabwo yari ifite uburyo bwo gukinisha abanyamahanga bayo bashya, ndetse nabyo APR Police Football Club nabyo yahuye nabyo. Umukunzi wese wa APR Football Club nyuma yuko Darikonovic atangaje ko kuba atarakinisha abanyamahanga bose cyangwa atarakinisha abakinnyi bose bakomeye kuri match ya Simba kuri Simba Day, byarubwisha makuru ekipe ya Azam Football Club, then abakunzi banyamukanagera mu kibuga batangira noneho kwitega ko APR Football Club kuri Super Coupe ku mukiniza uramo na Police already abantu bari bamaze kwakira ko match ya Police abanyamahanga ntago bari limite, ekipe yemeye gushyiramo abakinnyi shaka. Federation iza kubivanga nyuma, nibwo bazanye kuvuga ko umubare w'abanyamahanga bagomba kuba 6. Abakunzi ba APR Football Club bari bategereje kubona abanyamahanga bose Darikonovic atakinishije kugira ngo baze mu kibuga. Ibyo ngibyo ntago byigeze biba, nta nubwo yari afite uburyo agombaga nayo kureba ko yitwara neza muri iki gikombe. Yagomba kureba ko yitwara neza muri iki gikombe. So APR Football Club ntago byagenze neza, amakipe yombi byarangiye ari ubusa ku busa. Bigaragara ko APR yaraguze, ariko nanone ikibazo kiri kuri Darikonovic bigendanye no guhagarikamo abakinnyi be. Ndahamya neza ko uburyo ahagarikamo abakinnyi, uburyo akora 11 be, ni bimwe mu bintu bituma wenda abona resultat ziri poor, kubera ko ndahamya neza ko witwa Mamadusi yamweretse ko ari clinical imbere y'izam kurusha Victor Mbahoma. Ntabwo nirengagije ko Mbahoma yabaye top scorer wa saison ishize mu ruguri champion rwa, ibyo ntabwo mbyirengagije, nibyo kandi akwiye credit. Ariko nanone
mu byo tumaze kubona Sekafa yakinnye Victor Mboma abanzamo na Sekafa yakinnye Mamadou Sy abanzamo plutôt abanza kuri bench akaza asimbuye. Byagaragaye neza ko uwitwa Mamadou Sy igihe cyose abonye umwanya agerageza kubyaza umusaruro, ndetse ikiza cya Mamadou Sy ni nuko ari n'umwe mu bakinnyi ba APR Football Club cyangwa se muri baritoza za APR Football Club ifite ba dribura baba bakinnyi baderanja aba defenseur. Mboma ntago yatekereza ko uburyo we azi neza ko abaturage cyangwa se abakipe abakinnyi kanenge kwita abakinnyi bamaze kumumenya ko ari umukinnyi utazabona na touche, umukinnyi utazabona na dribble, umukinnyi uzaguma muri surface. Abakinnyi bose bamaze kumumenya cyane cyane ba myugariro. Icyo ngicyo ntago icyo kintu gitekerezwaho. Mamadou Sy muri Sekafa yatsinze ibitego bibiri, ari umukinnyi uje uvuye kuri bench cyangwa se ari umukinnyi uje avuye ku ntebe y'abasimbura. Ibyo ngibyo twese turabizi kandi twarabibonye. APR Football Club yashyizeho Darkonovic nk'umwe mu batoza bari baragize ibyo bakora, na cyane cyane muri equipe y'US Monastir yagiye murabyukegeze gusezerera equipe ya APR yitsinze nabi cyane muri Tunisia ibitego 3-0. Darkonovic ahabwa amasezerano y'imyaka 3. Urumva? Then nibwo abantu batangiye kugira dute bati umutoza from nowhere yagwitabwa amasezerano y'imyaka 3 muri equipe ya APR Football Club. Abiza gusobanuka ko equipe ya APR Football Club ifite project. Ayo kintu gitumye nza gustickinga kuri iki kintu. Nibyo equipe ifite projet, kandi projet ni nziza, abantu baranayikunda. Yewe biranakunzwe, ntago twanze APR ikora projet. Ariko siyo projet mwebwe muri kuyibona. Hari progress muri kubona. Niba uri kuyibona umeze commentaire. Darkonovic ashobora kukubwira ko abakinnyi afite cyane cyane b'abanyamahanga, ashobora kukubwira ko bataragera ku rwego yifuza ku kintu kijyanye na fitness. Kandi koko we nk'umukunzi w'equipe ya APR Football Club uyikunda by'ukuri, ugomba kwicara ugashyira umutima hamwe ugategereza resultat z'umutoza Darkonovic. Iryo nibanga nk'ibi, kubera ko wowe nk'umufana nta kintu wamukoraho. Afite contract y'imyaka 3 APR Football Club imuhemba. APR ntigiye kumwirukana. Froge yatakaje Super Coupe, atwara shampiyona adatsinzwe, sibyo? Uretse ko APR Football Club umutoza bagomba gutwara igikombe cyari cyo cyose gicicikana. Nubwo ngewe ntashakaga kwa Petro Super Coupe, mumfata ko mushaka, sinabishakaga kubera ko Super Coupe ni igikombe nibyo kiruta ibindi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ni igikombe kitari kinyamahirwe. Polisi FC iragitwaye yari yubatse. Sezo nize kurangira muzaze mumbwire ngo Polisi yabaye yatwaye champion twarabibonye, kuri twe twarayibonye. Last season ni Rayon Sport yatwaye Super Coupe, twarabibonye. Sezo yari yabanje Kigali yatwaye Super Coupe nayo twarabibonye. Yana sezo yari yabanje sindi kipe yatwaye Super Coupe niba Rayon Sport nayo twarabibonye ibyayo kuno sezo igenda. So APR Football Club sinzi niba rikata nabo bari bazi neza ko gutwara Super Coupe ari ibintu bigorana kugira ngo ugire umwaka mwiza, ariko ibyo biterwa n'umutoza. Ariko umutoza nitumuhereze umwanya. Ikindi ngira ngo mwabonye Darko plutôt Dauda bari gufata imidari ku muntu abibonye. Dauda Yusuf chairman yamuhobeye, plutôt Colonel Richard Karasira Mubabari yamuhobeye, aramubwira ati tuza bibaho ko warata penalty, ntago ari we wa mbere wawushije penalty. Tuza ushyira umutima hamwe muri vestiaire, nta kibazo kirimo. Dauda Yusuf na Richmond Ramt aba banyegana bari kumwe na bagenzi babo kuko bibaho gusha penalty.
Dawuda kuri Al Hilal yatsinze penalty, Dawuda kuri Red Arrows penalty yarayitsinze. Penalty kwiyusha bibaho, apana ibya babandi ujya kumva ngo batumye barunaka, ngo batumye nivogonye tu, batumye baratu. No, Chamana yabwiye ko agomba gutoza. Kapiteni Claude aramuturisha mubwira ko gusha penalty ari ibintu bibaho, kandi ndahamya neza ko iki gikombe na maybe cyari kujya motivation igereza abakinnyi mu bagiye gutangira campaign ya Champions League, ariko kutagitwara no kugitwara it's the same. Ariko nanone nimwitege kumva ngo Darkonovic iki niki mumuhigiye akora ibintu bye, ategura ibintu bye, yimwe gukinisha abakinnyi be. Kumva Karega yakinnye nta nimero 10 afite, yabimwe ubwo byatewe na federation. Ibyo byose byabaye, mureke kubyegeka kuri Darkonovic. Mwumve ko gutsindwa bibaho, kandi nta muntu udatsindwa. Ubuse polisi yitsindwa none yo ntiyatsindwa, izindi se ko zitsindwa. Darkonovic mumureka kuri ibintu bye, ni ukora ibyazi n'ubuyobozi buzi ibyo bwakoze bumereza amasezerano n'igihe kirekire. Niyo mpamvu tutagomba kubitindaho. Yatsinzwe penalty 6-5 byari ibyo. APR ntako itagize, akoze ibishoboka byose ngikine ngitwara igikombe. Umutoza nawe arabizi ko mutabanye neza, nawe arabizi ko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo akunde ashimisha abakunzi ba equipe APR. Ariko mutuze, I know ko igihe kizagera equipe APR Football Club ikitwara neza cyane. Ari nabyo ngiye bituma bwani mukomeze mugire ibihe byiza, tuze kuganira ibindi. Ariko Richmond Ramsey na Dawuda bameze neza, nta kibazo na kimwe bafite, nta giunga, n'abakinnyi bari professional, ibintu byose biri ku murongo. Mukomeze mugire ibihe byiza, tuzegura amande makuru yacu ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kuba agezweho.